Wari ubizi? Icyuya cyo mu kwaha k'umugabo gishobora gutuma umugore agira mudu nziza. Ubushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya California bwasanze icyuya cy'abagabo cyo mu kwaha gifite ubushobozi bwo gutuma abagore bajya mu mimerere cyangwa se mudu nziza, bakanagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubwo bushakashatsi bwakorewe ku bagore 48 bo mu moko atandukanye. Abagore bamwe basabwe kuzajya bamara amasaha 2 bihumuriza icyuya cy'abagabo buri munsi, abandi basabwa kutabikora. Abagore bihumurizaga icyuya cy'abagabo bagaragaje igipimo cyo hejuru cy'umusemburo wa cortisol ufitanye isano ya hafi n'ibyishimo hamwe no kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Nanone bamaraga nibura iminota 15 bafite akanyamuneza kenshi cyane mu gihe babaga bamaze kwihumuriza ibyuya by'abagabo. Ibyuya by'abagabo biba birimo umusemburo wa androstenedione ufite ubushobozi bwo gutuma abagore bagira mudu nziza, bakagira ubushake bwo kugira uko bigenza kandi ukabagabanyiriza uburibwe mu gihe bari mu gihe cy'imihango. Niyo mpamvu hari abagore benshi bakunda kwihumuriza imyenda y'abagabo babo. Ndabizi ubwo abahungu b'inyarugenge mugiye kubigira urwitwazo rwo kutoga no kwambara umwenda umwe inshuro nka 100. Umusemburo wa androstenedione uri mu cyuya gishya kigisorwa n'umubiri aho kuba ibyuya bisaziye mu myenda. Icyuya kinuka gishobora gutuma ahubwo umuntu ajya muri mudu mbi kandi akaguhunga. Buri impumuro y'umubiri ni ikintu cy'ingenzi cyane mu mibanire y'abakundana. Ubushakashatsi bugaragaza ko impumuro y'umuntu ari ifasha umubiri wawe gutahura ko uwo muntu afite ubwirinzi bw'umubiri butandukanye n'ubwawe kandi mufite imiterere y'umubiri ihuza. Ibyo biba bisobanuye yuko mushobora kubyara abana bashyitsi. Umubiri wawe uba ushaka umuntu ufite ubwirinzi bw'umubiri butandukanye n'ubwawe kugira ngo muzabyare abana batarwaragurika. Niyo mpamvu umuntu umwe ashobora kukubwira ko icyuya cyawe kimunokera, undi akakubwira yuko kimuhumurira kandi nta mibavu witeye. Nanone niyo mpamvu abantu bakundana bagira inama yo kujya banyuzamo bakamarana akanya nta mibavu biteye kugira ngo bamenye niba imibiri yabo ihuza. Umunsi umwe uzakorane siporo na sheri wawe, niwumva icyuya cye kiri kukunokera uzamenye ko imibiri yanyu idahuza.